yamaye ikoreshe nubaka kiriza byene hari ngabiri mana yamaye ikoreshe nubaka kiliziya mbona abatari kuririmba babandi babera y'Imana birimbe neza. Ingabire ya mbere y'Imana nuko tuba dufite ubuzima, nuko turi abana b'Imana, sibyo? Murabyemera ko muri abana b'Imana? Yego. Ni bande babyemera? Njyewe. Bande bemera ko ari abana b'Imana? Njyewe. Yewe. Abandi ko bacecetse? Noneho dukoma amashyi. Hari ingabire y'Imana Jenda batamaye ikoreshe nubaka kiliziya byende Imana yamaye ikoreshe nubaka kiliziya ariko muririmbe mwihuta all the time. That's his nature. Wow. God is good all the time. All the time. Josh. He's Burundian. That's why I praise you. In the morning, that's why I praise you. In the noontime, that's why I praise you. In the evening, that's why I praise you. All the time. That's why I praise you. In the morning, that's why I praise you. In the noontime, that's why I praise you. In the evening, that's why I praise you. All the time. Mwanyotewe niyo mpamvu mufite utujwi tungana gutya ariko bagiye kuduha akajwi, sibyo? Tujye dusubirana ingufu noneho tujye mu nyigisho zitandukanye, sibyo? Ariko mbere yaho ndashaka kumva amajwi aruta handi. Tugiye gufata handi. Kumva abantu bafite amajwi maremare asho mu nsinde ntahe nsinzwe. Ngenda byemera ko muvukana na Yesu Kristo. Ariko gute aho hantu niho mutarankumvisinga, niho mutaranyi. Yavuze ngo spirituellement muri roho. Aha gute kuko mwavuze ngo yarabaremye. Tako ngenda byemera. Nanjye yarandemye twese yaraturemye. Ngo tuvukana spirituellement, ngo tuvukana kuri roho. How? Igisubizo byatangiye kuza. How? Mwatsinzwe? Saint Anuarite! Mwatsinzwe? Mwatsinzwe iki kibazo? Aha, ni mubwira ukuntu muvukana na Yesu Kristo. Mutekereze. Aha, yes. Munganirane sisi no Saint Anuarite iratsaha isinzwe icyo kibazo. Oya nanje nabyemeye ariko how? Comment? Gute? Reka defend umuryango wa Saint nuda defend umuryango wa Saint Anuarite murataha mutsinzwe icyo kibazo. Sibyo? Defend. It is your BCC, Ni umuryangoremezo wanyu. Mvuge ko mugitsinzwe ntahe mfata isakoshi ntahe. Oya. Okay, how? Gute? Come on. Yes, ngo hari umwana wari uri kubivuga defend umuryango wanyu mutahe mutsinze icyo kibazo. Nanjye ndabifuriza kugitsinda. Bivuge sha. Buri wese akora iyo byabaga a defend umuryangoremezo wa Saint Anuarite ikibazo mutahe mugitsinze. Tumwereje ikirukuri. Nitutamukunda zatujyana kwa Satani. Ngo nitudakunda zatujyana kwa Shitani. Bo ari ibinyigisho turi bibonemo. Okay. Byari byaje yavuze ngo tuvukana kuri roho. Yego gute? Nta muntu wasanye namwe. Aha, yes. Kuko yaje ku isi avuye mu nda ya nyina. Yarangiza akabaho nk'umuntu. Yigize umuntu kandi ari Imana. Ego yigize umuntu kandi ari Imana. Ibyo biduha kuba abavukanyi be. Aha munganirane.
nibyo mwavuye ku mana imwe ariko mwavuze ko imana yabaremye ariko ni gute mwaje kuba abana b'Imana mukava kubibiremwa ni mukareka kubibiremwa gusa mukayibikureka kubibiremwa gusa mukaba abana b'Imana? Yes, yaturemye atubwira ko tugomba kumukunda tukabona kumutinya kugira ngo tumukunde naho ari papa wacu. Ni igisubizo kiri kuza ngo kugira ngo tumukunde nk'aho ari papa wacu yaturemye adukunze ngo hanyuma kugira ngo natwe tumukunde nk'aho ari papa wacu. Turi abana b'Imana kuko hari Bibiliya havuga ngo for God so loved the world sent his only begotten son. Yeah. So who believes in him shall not perish but have everlasting life. Yes, great. I believe in that. Ngo Imana yohereje umwana wayo kugira ngo uzamwemera wese atazapfa, sibyo? Ahubwo azabeho iteka. Ariko ni gute mwaretse kubibiremwa by'Imana mukaba abana b'Imana? Hari akantu kandi mwarabyize mwese uko muri hano mujya guhabwa batisimu. Simba kopeje igisubizo kiri aho ngaho. Yego ni nyine nka papa wacu dukorera ibintu byose nyine. Kandi mwarabyize mwese uko muri aha. Yego? Kubera ari we waduhaye. Abana bakopeze basi. Batisimu bavuga ngo batisimu mutubwiye ngo batisimu ni iki? N'ibyaha byacu bwite twakoze tutarabatizwa akaduha ubugingo bushya bw'abana b'Imana muri Kiliziya ye. None nta hantu mwumva tubera abana b'Imana? Tugirwa abana b'Imana. Muri batisimu tugirwa abana gutyo ntitube tukiri ibiremwa gusa ahubwo tukaba abana b'Imana gutyo tukavukana gutyo na Yesu Kristu akaba mukuru wacu. Berave, bravo. Mwabyumvise hano tubera? Nibyo, mwabyumvise hano tubera abana b'Imana? Ni hehe? Muri dukizwa ibyaha ariko niho tunagirirwa n'abana b'Imana, haba transformation, haba kwihindura tukava ku mubiremwa by'abana b'Imana ntitwe turi ibiremwa by'abana b'Imana gusa ahubwo tukaba abana b'Imana. Sibyo? Hanyuma mwebwe uko mungana uku abana bakurungira ngo bari hano umwana n'umwana kuva ku myaka ingahe kugera ku myaka ingahe? Kuva umwana w'amezi 3 buriya ntago ari umwana. None se nyine umwana nuguhera kugiye kingana gute kugera kugeza ku myaka 18 y'ababyeyi? Nibyo? Umwana hera he? Umwana atangira kwitwa umwana ryari? Abakristo barenzaho ko kuva niyo umwana ari mu nda ya mama Imana yamaze kumushiramo, sibyo? Aba yabaye umwana. Niyo mpamvu kizira kwica umwana uri mu nda kuko nawe Imana iba yamaze kumurema, sibyo? Imana yamaze kumurema, niyo mpamvu. None se mwebwe mushobora kwamamaza inkuru nziza, ubutumwa bwa Yesu? Mushobora kubwira ko Imana ari nziza yabaremye ikaba murakoze cyane, mubahe bravo. Hanyuma rero nabonye abantu batazi gukora ikimenyetso cy'umusaraba. Mwe mwababonye? Mwababonye? Ntabwo mwabonye? Nabonye abantu batazi gukora ikimenyetso cy'umusaraba. Ubu tugiye guhera ku kimenyetso cy'umusaraba. Ese ni akahe kaboko bakoresha ikimenyetso cy'umusaraba? Nde wakanyereka? Ninde mwese mushyira akaboko bakoresha ikimenyetso cy'umusaraba hejuru? Ntabwo ndi bubafashe. Shyira akaboko bakoresha ikimenyetso cy'umusaraba hejuru. Wowe mwe babiri mwarangaye, ni akahe kaboko? Wowe ntabwo ariko shyiraho ako ngako gafashe biswi. Yego. Wowe uri wagize imishumi y'inkweto zimanure sherido. Manura inkweto hanyuma ushyira akaboko bakoresha ikimenyetso cy'umusaraba. Kandi umwana we ukora neza turamuha ibihembo.
ntabwo ariko wowe kamanure zamura kandi nawe siko nawe yego akaboko bakoresha ikimenyetso cy'umusaraba ni akaboko kahe nawe siko nakahe akaryo bakita akaryo niko kubera iki bakita akaryo gakora mu biryo sibyo akaboko dukoresha mu biryo akaboko twandikisha ku ishuri umva nawe siko niko bakoresha ikimenyetso cy'iki ikimenyetso cy'iki cy'umusaraba ako kaboko niko bakoresha ikimenyetso cy'umusaraba ukuryo ni ukuryo mu cyongereza bakwita ngo iki right yes all right right hand bravo right hand niyo dukoresha sign of cross nabyumvishe ko ndi kumva abantu bazi icyongereza cyane ra mwese muzi icyongereza mwese muracyumva ni ukuvuga ngo akaboko dukoresha ikimenyetso cy'umusaraba ni right hand cyangwa se nihangana umwanya wo kuvuga uraza kugerwaho ari umwanya n'uwa gahunda nibyo dushaka kubigisha ugomba kujya guhabwa siriyasi witonze sibyo witonze ntabwo Amen. Amen. Sibyo? cyane ariko isomo rya nta kindi gitekerezo ibintu bigezweho mu myambarire isaha amasaha se Rolex amasheni hari impeta zigezweho ku bakika ahubwo nsigaye mbona abahungu bambaye inigi atari ishati zisanzwe ibinigi binini nizo hararimara nizo bavuga yego nkaziga bamwajyaga bambara nko mu bukwe atari amashati asanzwe inigi nini yego irimo utuntu tw'utudiamonds ni yes good hakaba mbese muri mpuze turebe noneho nko mu myidagaduro muri muziki kubyina muri danse ni izihe zigezweho wagezweho danse yitwa butterfly wow indi danse iyihe danse yindi igezweho
iyo ngiyo imeze gute haguruka utwereke wewe wenda nk'agasinye dushobora no guhita tuyiba nta kibazo neza ko muri ko bashaka ngaho twereke butterfly niguti oya si ngombwa ngo uyibyine ariko wenda nk'agapa wenda gatoya niba ari n'ukuntu bakoramo bikorera nta kibazo butterfly wow rwose naho shaku gatoya cyane gato cyane ese niyo bakora gutya iriya yitwa gute yitwa gwaragwara niiriya bakora yitwa gute uriya ariko ugagwara tukajyana gwaragwara urumva ko yabikoze shaku ni gute okay orange nawe niyo ukurikiye hano witwa ngo orange what ngo orange don't be shy please uriya niwe uri gutuma agira orange don't be shy rwose ni ibisanzwe oya bikora uko ubyumva gerageza gatoya gatoya ubu yavuyeho kera kera ndahira we mwana muzi uswa Titanic bajya kuzipfura okay yes gafate girlfriend yaruga girlfriend yaruga indi confession yande ya Avin Avin confession confession energy igoma tubwira nawe igeze no way ntabwo waba utazi nta n'imwe tuzi anyone nitaba latest imwe uzi igezweho imwe uzi mu zigezweho want to hear from you abandi bavuga n'utubwire we want to hear from you now we are focused on you please imwe just one yitwa you know ari kuvuga I don't know okay twibwire wowe urikiyeho nta n'imuzi nawe ndakura mu cyaro nkanjye what about you yeah Dior hashize imyaka ingahe ntabwo tubwira ati imwe ihiti muri ho habashize 1 year 2 years it's okay ya pop smoker yitwa Dior Dior urakora Dior yitwa Dior okay Peru yande Peru bye Techno okay Kenya aho tuba nta kuri ndirimbo ntayazi ayitekereza it's okay tubwire wowe calm down calm down yande hani
Niani, come down. Listen, nta muntu wumvisha avuga nka buga inana ibiki ntazo muzi ubwaho ni muri muzike mu myidagaduro twumvishe imbyino imyambaro reka turebe muri tekinoloji noneho niyo mutanaye nk'abantu batubwiye ngo ntibazi indirimbo noneho turebe muri yiga tumenye ngo tekinoloji ni iki kigezweho muri tekinoloji. What's trending in technology, guys? What's trending? Smartphones, but smartphones are many. You have Android, you have iPhone, blah blah blah. Any example? iPhone. Android Samsung S22 Ultra. Oh wow, I love S22. Wow, that's cool. Google Pixel 6 Pro. Which one? Google Pixel 6 Pro. Google Pixel, yeah. Cool. 11? Ego. Techno Camo 19. Good. Muri laptops. Samsung. Yes. Laptops. Yes. Lenovo. Okay. Lenovo. Yeah. Okay. Desktop. Nice. Dell computer. Wow, you're smart. Nice. Dell? Good. Naho tukiri muri technology, like social media handles, social media whatever types zigezweho. Snapchat, yeah. TikTok, yeah. Instagram, yeah. Twitter, yeah. Yeah. YouTube, yeah. Facebook, and WhatsApp. Reddit. What? Reddit. Twitch. Yeah, how about Twitch? Viscuit. Wow. Cool. How is that one? Chatting. Like It's a chatting kind of. Like for gamers, people play games. Wow. Brilliant. How do you mean? Google. Or the Snapchat, Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, Facebook. Cool.
Nice. Okay. Great. Mumbwire mu materme agezweho like terme nyine ubu ziri kuri hit terme ama slang ama terme like ari kuri hit kabisa. Yaba ari abo mu Kinyarwanda, yaba ari mu Cyongereza nyine terme ubu ziri kuhitinga. ASAP, bivuga abashatse kuvuga ASAP, like ASAP. Cool. Como estamos da cenoura. Alô. E que ele sonha? Eu já. Não, que ele sonha. Que amor. Oh my God. Okay. Yes. Ndabona nta kintu kimwe kigezweho bari kutubwira. Nta terme zigezweho. Yahuzo bisobanura. Misi ishize haje ko dore imbogo. Dore imbogo. Ibyo ari amategeko yose meze neza ni nkaho ndi kumwe na papa na mama hano, sibyo? Hano iyo ndenze hano nkarenga itegeko ryo kwiba nkarenga nkajya hano ni kwande, hano ni kwa shitani. Shitani ikora iki rero? Iyo ikubonye warenze itegeko ry'Imana iri kureba ngo ukiri kureba abantu bose bari hano irishima, hanyuma ikagira gute? Ikakurikoresha iki? Ikakugira umwana mubi. Iyo watangiye kwiba ushobora no gukora iki? Kwica. Ushobora no kwica kugira ngo ubone ibyo washakaga. Nk'ubu utangiye wiba isukari, urasukurikije amandazi, hakurikiyeho amafaranga 1000, urakuze ufashe inyundo ugiye gukubita intuza y'abantu, ugiye mu kazi wibye amafaranga baguhaye mu kazi. Aho ngaho ushobora no kwica, sibyo? Ushobora no gukora iki iyo wibye? Ushobora no gukora iki kandi? Ashobora no gutangira gutukana avuga ngo wibye, ngo jewe mwabicucu mwe nibye, njye nibye. Watangiye gupfa muri wewe, ntabwo ukiri umwana mwiza, sibyo? Ntabwo ukiri umwana mwiza nka cyagihe uri hano uri kumwe n'Imana, uri umwana mwiza. Niyo mpamvu Imana yaduhaye amategeko. Ntabwo kugira ngo tubwire ngo we kandi wowe uje wubahiriza umwasi w'Imana. None nk'ubu uraje hano urajya gusenga ku cyumweru ndetse n'indi minsi nk'uyu Umwiherero ugiye gusenga, ariko ugiye hano urajya wubahiriza umunsi. Iyo ugiye hano usigaye utubahiriza umunsi w'Imana wifashe gutya gusa, ukagenda mu kabari, ugenda mu kabari, ujya gusinda, utangira kumera gute? Utangira gupfa muri wowe, sibyo? Utangira no kumva ko Imana itariho. Hano akajya kubwira ngo Imana, ngo ariko se ngo buri Imana iriho, kubera ko iyo ugeze hano je kera nigeze gusinda nkiri umwana. Bisiko ukuntu byangendeye, agiye kwa nari twari duturanye n'abantu
noneho bari bafite mama wabo ba mu cyaro abazanira urwarwa muraruzi Yego. urwo rwarwa rwarimo ubuki noneho urabiswa abana bakunda gusanga ngo nibyo abantu bakuru bose ngo banyoye ngo babahe baraduhaye tukanywa neza neza twumva biraryoshye byatari ariko twanyweye twicaye nza guhaguruka rero ngo ntahe iwacu hari nka hariya hepfo ndataha ngiye gutaha bona imihanda ni ibiri gutyo uwo hasi n'uwo hejuru noneho ariko nkabona uwo hejuru niwe utaha kwa nyogokuru na sogokuru niho nagombaga gutaha ubwo natambukaga gute ninde umwana watwereka kuntu natambukaga nshaka kunyura ku muhanda wo hejuru ngo ntahe nimuze hano mwe batatu nimuze hano mutambuke mushaka gutaha mwasinze haguruka nawe muri hano nge mwicare bravo murakoze cyane bino hano muri njyewe ndangije kunywa nanyweye twari turyoshye ibyaha biraryoha byatari ukiba isukari ukumva iraryoshye ukiba amafaranga ukumva uraryoshye amandazi ugahita ukumva uraryoshye ugatukana ukumva ari sawa noneho ugatutangira ukamera noneho ariko ubu muri kubona imihanda ibiri umva imihanda itashe uwo hano ntabwo ariwo ntashyemo njye nabonaga uwo hejuru umwe wari uri hano undi uri hejuru nari ngiye guca muri uyu nguyu ngo nahe nagendaga gute mutekereza ko nagendaga gute ndashaka guca ku muhanda wo hejuru ni ukuvuga ngo nagendaga gutya ndeba wa muhanda ni ukuvuga ngo iyo impamvu imana itubuza kurenga amategeko iyo dukoze ibyaha twarenze amategeko tumera gutya turasinda shitani iradusingisha sibyo tugatangira kubona ibintu uko bitari sibyo tutangira kureba imirari tugakora amakosa menshi ashoboka sibyo mwari muvuze ngo umuntu arenze amategeko y'Imana agakoraje hari abana batuye muri etaje hano none Mateo muherekeje Mateo urahazi murajyana mwenyine arajyana n'umwana mukuru mujyana oya mwe muguma aho ngaho yabonye umutwara ni nkuko mwamufite mutuye muri etaje mwarabonye kakantu ko hejuru muri etaje kakuma aka balkoni nuko kugira ngo bitagenda gute Utagwa. niyo balkoni niyo mategeko y'Imana Imana yadushiriyeho balkoni yadushiriyeho amategeko kugira ngo tutarenga amategeko tukagwa hehe kwa shitani akadukoza ibyo yishakiye umva ayakubonye uje rero cyo ese tugomba kubibwira abandi bana abana murumva abana bo kwisi batakwiye kubimena bose ndetse kubyamamaza kugira ngo nabo babimenye n'abasinda bari mu tubari tukabibabwira n'abo twigana batabizi tukabibabwira abaturanyi bose tubona barangaye tukabibabwira none ubu tugiye kuorganiza match tuzabibabwiramo sibyo match nini y'umupira tuzayita match y'abategeko y'Imana sibyo noneho rero izi ntare muzishire hari ya ruguru kuko tugiye kwanza gutukora tizi hari mwese mujye hari sibyo hari groupe ya mbere sibyo hari groupe ya mbere mwaje bantu mugiye kubona mukanya murababona cyane genda umunyamakuru hagati aho rero murababona cyane yes uyu munsi tufite abana bo mu muryango wa Umuryangoremezo wa Saint Antoinette groupe ya mbere bariteguye cyane muze groupe ya mbere groupe 1 yes tize amatize muyafate rwose atandukanye kuko groupe 2 hano nayo yahageze nayo yatubwiye ko tuyahageze mukomeze mwese mujye mu matize buri wese amatize arakomeza ikibuga cyose ni amatize gusa muze hano tu iri ko ntayibona yego
batubwiye ko na gatatu iri kwitegura gatatu nayo ngo iri kwitegura ngo abatiza arashyushye cyane hariho abakinnyi hariho abafata umupira hari abakinnyi ariko bameze nk'abarwayi sinzi niba barwaye ariko mu by'ukuri twari twateguye imace neza gatatu nayo irahageze amatize ikibuga cyose murabona kuzitegura hari na fo kane fo iriye kane ko natize ndeba yari amatize cyane muze hano ikibuga cyose amategeko y'Imana muzana iki kwamamaza amategeko y'Imana muzana iki kwamamaza amategeko ariko abana muri Saint-Anuarite barasekeje rwose ubuze murasekeje ubuze utakwamaza amategeko y'Imana yabiki rwose ubusezi nabaho ntayubahirize yabiki Mana ya muhana twakomeje amatize muranyumva Kristo yazakuzwe ariko murasekeje rwose namwe rwose ngo harya ngo twubahirize amategeko y'Imana wabiki nanone ikindi dushake yapfa yagira gute umwana mubi yababara yaba umwana mubi sibyo hanyuma yabiki twagiye Saint-Anuarite Kristo yazakuzwe n'abadafite imbaraga nyinshi bajya bagira nka gutya gusa biraba bihagije yego hize udakurikije amategeko y'Imana yabikira tujye n'ibindi tubyumve yabiki kindi yagira gute yaba umwana mubi hanyuma yabiki nanone yaba umujura yabiki Saint-Anuarite Kristo yazakuzwe ngo tudakurikije amategeko y'Imana ngo ntabwo twazajya mu ijuru ibyo nibyo ngo ntabwo twazajya mu ijuru final destination ni hehe aho tugomba kujya ni hehe mu ijuru noneho rero match igiye gutangira n'ujya ubanza umupira urajya uvuga itegeko ry'Imana uri heza ujya nawe aguma avuga itegeko ry'Imana uko niko n'amatize akomeza are umupira ntabwo ari uw'amaguru muvuge amategeko y'Imana sana mwereke mwese hamwe muratangira sibyo mwese hamwe muratangira sibyo Imana imwe gusa atabari ukunda gusa ariko ni mu matize encore usubiremo twagiye murakomeza kugeza ku rya 10 makiratangiye uragisenga Imana imwe gusa uzaba ari ukunda gusa twagiye dukomeza n'amatize mukomeze muvuge uragisenga Imana imwe gusa uzaba ari ukunda gusa mukomeze ku rya 2 kugeza ku rya 10 twakomeje ntuzarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma twakomeje umaze gutunganya umunsi w'Imana twakomeje urajya wubaha
mukina n'umupira mukomeza muvuga nivuga ngo match iratangiye mpita ntera umupira uwusamye akawuhereza undi ariko mukomeza kuvuga amategeko y'Imana sibyo turabifatanya muri radio dukore haga igiruka nk'itugaruka sibyo muri radio twakoze hasi twakoze hejuru twakoze hasi twakoze hejuru twagize match iratangiye rero twiteguye genda mukomeza kuvuga umupira komeza mutange nta muntu ufata umupira ngo ukomeza uha abandi twagiye mukomeza ntimuhagarare mukomeza amategeko y'Imana mukomeza amategeko y'Imana ko mwacecetse mukomeza ntabwo muhagarara umwana w'Imana kariye gako karahise gacanye amatara uwo nkashyiraho situmubwire agatambaro k'umwana w'Imana karihe gako karahise gacanye amatara uwo ngashyiraho situmubwire agatambaro ku k'umwana w'Imana karihe gako karahise gacanye amatara uwo nkashyiraho situmubwire turebere uriya mwana muzanye wabonye komeza wigendere uwo ngashyiraho ntitumubwire agatambaro k'umwana w'Imana karihe gako karahise gacanye amatara uwo ngashyiraho ntitumubwire uwo ngashyiraho ntitumubwire agatambaro k'umwana w'Imana karihe gako karahise gacanye amatara uwo ngashyiraho ntitumubwire uwo ngashyiraho ntitumubwire agatambaro k'umwana w'Imana karihe gako karahise gacanye amatara uwo ngashyiraho ntitumubwire uwo ngashyiraho ntitumubwire uwo ngashyiraho ntitumubwire gufunza wowe ntabwo wakabonye agatambaro k'umwana w'Imana mama k'umwana w'Imana karihe gako karahise gacanye amatara ntitumubwire vuga cyane karahise gacanye amatara ngashyiraho ntitumubwire agatambaro k'umwana w'Imana karihe gako karahise gacanye amatara uwo ngashyiraho
agatambaro k'umwana w'Imana karihe Kako kahise. nitumubwire nitumubwire nako karahise gacanye amatara uwo ngashyiraho nitumubwire uwo ngashyiraho nitumubwire tugiye kumufungura Uri mu mufungure. nawe komeza ririmba ariko ntabwo tukumva cyane amatara uwo ngashyiraho nitumubwire nitumubwire bravo umukino uyu mukino urarangiye tujya gukina mutega amatwi umukino tugiye gukina inyoni iraguruka ihene ntabwo iguruka imbeba iguruka inkoko Iraguruka. do uriya ntabwo yavuze nimba iguruka cyangwa itaguruka iraguruka ni gutya yego twagiye muriteguye intare ntabwo iguruka turebye inzovu Ntabwo iguruka. ikinyugunyugu kiraguruka ihene irahebeba ntabwo ruguruka ikinyugunyugu kiraguruka ikinyugunyugu kiraguruka inzovu ntayiguruka inka ntayihebeba ntabwo ihebeba Irabira. imbwa Iramoka. iramoka ntabwo iguruka aha none akandi gakino tugiye ninjya mvuga hejuru iyo mvuze ngwino mu kibuga iyo mvuze hejuru ugomba gushyira hejuru ababyishe mwinjiramo mu kibuga turabafungira oya wowe wabishoboye hasi hejuru hasi bariya bashyize navuze hasi bashyira hejuru muzemo turashaka kureba umuntu uri butsinde urasigara yatsinze hasi hejuru hasi abo navuze hasi bagashyira hejuru ndashaka kureba umuntu uri butsinde mwegerane hanyuma abandi bagaragara inyuma tubabone mwegere inyuma yego hasi hejuru hasi iyo ushatse kuzamura amaboko kuba wabyishe hasi abasigaye begere hano baba tubashyire ku ruhande muze hano hejuru wowe ntabwo uri gukina iviremo yizire hano hasi hejuru oya wowe ntabwo watsinze nuriya mugenzi wawe hasi iyo mvuze hasi umanura amaboko hejuru hasi oya wowe ceceka hasi hejuru wavamo ino hasi hejuru hasi ngwino sigaye bane tugiye kureba muri abo ngabo baratsinda hasi hejuru hasi ngwino nawe Wowe bugumye. hasi ngwino nawe watsinzwe hasi okay komeza nayo hejuru hasi hejuru hasi
hejuru hejuru hasi hejuru hejuru hasi hejuru hejuru hasi hasi hejuru 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 hasi hejuru katsinze the winner bravo très bien umukomera amashyi menshi cyane niwe watsinze kazi gukurikira kwiga haba hari amatopiki atandukanye ubundi bose uzamurikira bakaguhaho inama noneho ndangije njye kwiga nagiye kwiga hanze nibwo nabonye umumaro w'izi sesheni zose utuvange tw'imyaka 11 nawe twibukaga ni hanze mbaye ariko ikindi cyari tujije muri forume beza hahita kuko ngiye iki ngiki ababyeyi barambwiye ntabwo ari cyo iyo hanze uba nta muntu uri kontrole nta muntu uvuga nta mukuru wawe nta murumuna wawe nta anti nta muntu n'umwe uba uri wenyine kandi uri free uba uri free 100%. iyo rero utazi gushyiraho limit waba icyo ari cyo cyose niyo mpamvu mbashishikariza kujya muri sesheni nk'izi kuko ikindi gihe bizabafasha abo twaganye kwiga batigeze bagira amahirwe nk'aya batagize ababyeyi ba kristu batangiye bagira sesheni nk'izi bose baguye mu bintu bibi cyane batari barabiteganyije abandi kwiga birabananira abandi bajya mu biyobyabwenge ariko njye nagiye ikibara kimwe iwacu babuzaga gutangira saa 12 ntabwo byakarayisimbuka icyo babibuzaga nkabitekerezaho iwacu babuzaga gukora ndeba filime bavugaga ko hari amasaha yo kuba yo gukora n'amasaha yo kuba ntabwo ko ari ibintu kubyara abana batize ibyo yararaga areba filime kugeza mu gitondo ntabwo bagomba kujya ku ishuri ajya mu ishuri agasiga yarangiza agatsindwa bakamwiruka iyo bagabo bakubwiye ngo uva mu gihugu utaha ugaruka umugabane ugomba kubabaye bavugaga amasaha 24 indege ikatwara kuza mu karere n'umuyobozi zenge abenshi bagize amadepresiyo banirirwa nabi rero nababwira ngo mugize amahirwe yo gutega amatwi ibintu mugifite imyaka 9 njyewe nashaka ngo mutahane mvuge ngo byose turabyemerewe ariko siko byose bidufitiye akamaro murakoze aje nyine murimbo hari byinshi hari utubazo twinshi nyine like hari curiosity you develop because you start to like connect with the world in the real world. You see stuff on social media, you hear people talking about things hari ibibonera n'amaso yawe hari ibyo nawe wibaza atari necessary nkaho wabisomye cyangwa ako ukabyibaza ni iki ku ishuri no thing like no cases aho umwana we imyaka nk'iya umwarimu akamutera ariko ikindi kintu gikomeye please don't keep it to yourself wirinde ibintu by'amabanga sibyo umubyeyi wawe umwegere niwe muntu wa mbere ugukunda kuri iyi si ku buryo buri unconditional nubwo hari igihe uri muri iyi myaka utangira kumva utangira kuba distant nawe kumva arashaje ibitekerezo bye ntabwo birimo birahura n'ibyawe ariko ntakubera niwe muntu ugukunda ushobora kuguha inama nziza yawe abantu benshi bakunze gushibuka
usibye kubivuga nta kintu tubigakomeza bikagutraumatizinga and you grow up with that kind of trauma bikazakwicuza please what do you think as a protection no gusenga nk'abana b'abakristo ni ingenzi kuko Imana yumva iratwumva kandi kandi nakongeraho ngiye kugenda nambaye ubusa ndebe the reaction y'abantu ibyo bitagusobanurira rero iyo usobongeye icyaha n'ubuyanzanire no gusoma ishitani iyo ntabwo ikureka ariko kandi umuntu ahumure n'iyo bibaye intebe ya penetensiya Yesu aradukunda niyo waba wararenze uwo mupaka ukarenga ukakora ibitakabaye bikorwa Imana hari ikindi kintu abantu batavuze ko kigezweho muri minsi maze kumva n'abana batandukanye gikunda kuba ku bana barangije secondary school bagiye kwiga hanze ko abantu benshi basigaye kwiga hanze muri minsi ya none ariko iyo ugenda ndangagaciro ufite bigukoraho maze guhura n'abana barenga 3 bajya kujya bakabanza bagaca ahantu bapfuye ari abana bangana nawe bafite imyaka 12-18 akenshi aba ari abakobwa bavuga ati ngo sinzagira umuntu uzansambanya iyo nzaba ndi bakamucisha ku mupfumu nk'aho arimo kumuha protection kumuzirikana ntibamubwira ko ari umupfumu bamwe ko agiye kwa muganga ibyo bikora kuze bakagisa baratereka apana kugenda kwa muganga uzatuma nta muhungu ukakukwegera uzatuma nta mukobwa ukakukwegera uzatuma nta mukobwa utera inda n'ababyeyi be bakababwira ibyo ngibyo nibyo mubabazamo cyane ugomba na n'ubuye umpa iyo protection Imana ikawe so be careful ariko nyine kandi Imana yahaye ubwenge ubundi harageze ngo mubikoreshe mukiri batoya ababyeyi barabatekerezaga bakabashakira icyiza bakabafatira imyanzuro ariko ubu harageze ngo mufatire imyanzuro mwembi Any questions? umubyeyi aba yakoresha aha ni heza kwiga ijambo ry'Imana no kwiga uburyo wakomeza kwaguka n'iki rero uko ukomeza gusobanukirwa iby'Imana ikunda n'ibyo yanga niyo ari umubyeyi wawe ukubwira mwese ibi ngibi bihuye nabiriya batwigisha mu Kiliziya mu ivanjiri donc nawe hari igihe umufasha niba yari yanayobye akagaruka mugarura ibyo kuko umubyeyi ukabivuze niyo mpamvu ukundana ku isi wose urukundo nta n'ikindi wagereranya nacyo ariko nawe nk'umuntu ashobora gutana kandi ukamubera umumarayika ukamugarura mu kumubaza witonze utamwubahutse se n'umukora mu ibintu ndumva bino bintu ntabyiga neza mama urabitekereza witwa ibintu ko ntabyumva neza ugasanga bitumye nawe agaruka ko tekinoloji turi imbata yayo donc niyo dukoresha ahubwo tuyikoreshe nta mbogamizi mubona mwahuriramo nazo se nihe mubona byabavuna kugira ngo kumva niba ari ibintu bikorwa n'abandi bantu benshi nuko muri abantu bake bashaka kugira ngo tekinoloji ibayobore nta mbogamizi mubona muzahuramo nazo biroroshye umuntu ntabwo ufite ibitekerezo yewe iba yaramutwaye cyane akazaza ahora abishiraho kumugarura byakunanira gufasha mugenzi wawe kumugarura byakunanira ni imbogamizi rwose noneho kuri wowe ushaka kubyikuramo ukubona ntabwo bikorohera ntacyo mubona byakunanira kugira ngo ntubivemo mwumva byoroshye
rwose koko kugira ngo tekinoloji aba ari mwe muri driving genge biraboroheye nta kibazo kubera abantu mubana n'ukubamo ikigare ugendamo abo mwigana bakaza kujajinga bigatuma udafata umwanzuro mwiza kubona tuvuge bakubwira ati twaye turebye filimi niyi igezweho noneho wajya kwifuza usanga nyine porogarafique abaturage bageza yatera sitori ibyo babonye mu ngesizanya nk'umuki aha ushobora gutera ko nawe wayira kugira ngo nawe ube hamwe n'abandi byose ndabyemerera byose bifitiye akamaro iyo wiyemeje gukora icyiza bisaba ko hari abantu ureka hari n'inshuti ureka hari n'ikigare usohokamo abantu baba gushyira muri ibyo bintu bidafututse urabareka nyine ukajya ku ruhande rero turabifuriza nyine kuri iyo bwabaga turabifuriza kugira ngo ukore ibintu bidamu ugera kure y'Imana ushobora kuba rwose umwana mundi ariko kandi uba kwivanje birashoboka kuba kwivanje icya mbere iyo uri mu murongo tubaha ababyeyi niyo menya ko utari kutubaho neza kuko ababyeyi burya bahagarariye Imana ujya mwiyekariwe tinga ngo rero udafite konflikt n'ababyeyi iyo zirimo haba hari ikibazo byose turabyemerewe tubifitiye uburenganzira ariko siko byose bidufitiye akamaro. Icya kabiri, in as much as like dufite rights, dufite uburenganzira iyo twifuza twemerewe gukora cyangwa dushaka gukora, ariko dufite na responsibilities. So tekereza urebe ukuntu balansinga bwa burenganzira bwawe n'inshingano ufite mu rugero rwawe ugezeho. The third nuko ibintu byose bihari, ibyo byose bigezweho twavuze tugomba kubibamo, ko tugomba kuba mu buzima nyine buri equilibre, like buri balanced, ariko make sure ko ubikoresha nka tools, ntibigukoreshe ahubwo wate nyine bifite imbata yabyo. So ni ibyo ngibyo rero muri makeya turasoje kugira ngo duhaguruke dukore isengesho rigufi ubundi dusoze. Turagushimira Nyagasani Yesu kudukunda, turagushimira ko wabanye natwe muri iki kiganiro twagize, turagushimira invitation wahaye nimwe muri bano bana uri hano, turagusaba kugira ngo Nyagasani ibyo byiza ababyeyi babo babifuje nabo bifuza ukomeze kubakomezamo, bakore choices nziza mu buzima bwabo zitazatuma bicuza, ubarinde ikibi cyose, imitego myinshi sekibi agenda atega urubyiruko, turagusabye ngo ubarinde Nyagasani, ubarinde, ubakomeze intambwe zabo, ubahe no kuba urumuri no mu bandi bana bangana ku ishuri, muri quartier, muri famille, abantu bose babareba urungano rwabo babigireho imico myiza, babigireho gufata ibyemezo byiza, babigireho ibyiza byose biguturukaho Nyagasani. Utwumve Nyagasani, utwumve Nyagasani Yesu. Ndakuramutsa Mariya, wujene muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu Umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, wadusabira tw'abanyabyaha ubu n'igihe tuzapfira. Mwamikazi w'amahoro, udusabire amazina bacu batagatifu, udusabire ku izina. Amen. Thank you guys. nifashyira muri iyi kamera ubundi ababwira
mbabwira mbashyire no muri iyi. Smile, smile, smile. Utagenda mugaruke hano tugiye Bera, bravo, bravo. Hari abana mubona badahari hano mwazanye
harabura abandi hari umwana ubura mwese murahari we Emery bite Emma baramuteruye ninde intebe iramuteruye intebe iramuteruye ariko twe turi abana bose barahari uretse abi uko yicareba inyuma abana yeza kuzwe yeza kuzwe mwese muri kumbona yeza kuzwe abana mwese turi muri kumbona abana babigishije ko ngo bajya iyo bagiye kurya bigenda gute barasenga ninde ugiye kudusengera ninge reka duhitemo uyu nguyu dusengere hanyuma tubone kujya ku meza hari sibyo niturangiza gusenga turahita twongera twicare ahandi ibyo rwose turahita twongera twicare mu myanya yacu baratuzanira ibyo kurya mu myanya yacu sibyo ngaho tujye hejuru cyane muhaguruke dusenge cyane cyane izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga uduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudujyane mu bwoshya ahubwo udukize icyago amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu
nimubigeraho rero muryoherwe. Agenda, genda. Yego nagufotoye. None kuko